reka tugatangire rero. Ngo mu gitondo cya kare bwarakeye imvura itangiye kugenda ibura, ngo nashyizemo amajwi kugira ngo numve yenda ko ku makuru hari akazi baranga. Mu kandi kanya numvaga telefoni karahamagaye akivuga gusa, barambwira ngo mama wangu yararyamye, ntago ari kuba uyu munsi cyangwa ejo, no gukira ntago tubiteganya. Byabyuzura mutuje ukabwirwa ijambo rya nyuma, nigiye mwana agiye nyine wacu bagira yege nyine bareberaho. Mushiki wanjye tuvi nimwe nawe yarashingiwe ntawe kiba mu rugo. Rebera ubushobozi bwanjye ndimo ndakorera ntago bungana n'ibyo nsabwa. Mana nyagasani niwe utanga kiza bino bibazo. Ibibazo bizashira ryari? Matatizo yatakwisha lini? Ako karirimbo rero mwese kabagira mbabwira ni Peak Production, Peak Studio, turakunda cyane cyane. Ntago tuzigera burya tubatererana, reka da. Ariyo mpamvu twabashakiye uburyo muzajye mubona ibihangano byacu bitabagoye. Muzajye mwikura muri African Movie Market. Iyo ni company yitwa African Movie Market. Akaba ariyo bashe kuba yakwegukana isoko ryo kugira ngo igicuruza ibihangano bya Peak Production, Peak Studio. Mambo bado tafarani, mama kanifunza kikabira, ikunde sana haimi yangu, tena nijitume sana. Mubyeyi wambyaye ngo yantoje byinshi mu muco, ndetse nanambwira ngo ngenere indi by'abandi. Zineze ko n'umugore wanjye mfite hari igihe azampunga, kandi byazangora kubera ko wowe niyo nkingi. Ibyo byo guhora mubwira ngo nategereze ejo bizakemuka, hari igihe sinabyo azabirambirwa. Rebera uburyo ndimo ndishyuzwa ahantu ncumbitse, ntago nitaba nyirinzu. Nirirwa ku muhanda nzerera, maze kuba natera abapfumu benshi ngira ngo nanjye bandebere ko inyenyeri yanjye yakwaka ariko bikanga. Nabaye umutimbwe ku mihanda ku marigara, ariko bikarangira ni kwa kundi. Ngo mimi ndiye mtoto wa peke nyumbani, wananitegemea ngo nije mwana uri iwacu, urebye banteze amakiriro. Ndebera ubushobozi mbona bwonyine ntago bungana n'ibyo nkeneye gukemura. Mana ndimo ndagusaba nke muri ibibazo. Aka karimbo rero mwese kabagiraho mbabwira ni turakunda cyane cyane Peak Production, Peak Studio, the Sound Video Library. Ibibazo matatizo kila siku tena mimi. Ibibazo matatizo ya polikizo ni furahi na mimi. Matatizo ako karimbo konyine karangire dutangire, nabwiye ni Peak Production, the best Peak Production, mushuti wa bose. Ibibazo ngo bizashira ryari yo, kugira ngo nanjye nzajye mu bantu nk'abandi nawe nk'abandi. Samuhawe abantu niba mushaka kugira ngo ibibazo byanyu bikemuke, rero mbagira inama. Ye kubagira inama shaho, niyo mpamvu mbagira inama. Kaye nami komeye izagike muri ibibazo burya mujye mwibuka no gusengerega. Hano mwarapaganye, mwabapagani mujye musenga ho bari imyera bazi ko mugomba kubaho. Yamenye ko muzabaho mbere ko munabaho bo baremye muri myi wanyu. Somehow you got to play, mujye musenga, ibibazo bizajya bikemuka.